inshuti z'umurongo info France Rwanda, ndagira ngo nongere mbakire mu kiganiro nabateguriye mbasuhuza kandi mbibutsa ko turi mu gihe kitoroheye abanyarwanda aho bari hose, natwe turi muri za diaspora zo hanze. Ndashaka kubwira cyane abo twicaranye muri Burayi mu Faransa kugira ngo abapfobya Jenocide yakorewe Abatutsi muri 1994 twongere tugerageze kwibuka, ndetse mu kwibuka tuganire turebe ikintu cyatuma dusohoka muri aka kaga, ndetse cyatuma tutazongera no kugasubiramo. Niyo mpamvu iki kiganiro nagihaye izina, ndavuga ngo muzageza hehe guhera mu rungabangabo, mwabapfobya Jenocide yakorewe Abatutsi mwe. Abo ni bo mbwira. Niyo mpamvu mwita ngo mwebwe abapfobya Jenocide yakorewe Abatutsi muri 1994. Muzageza hehe guhera mu rungabangabo. Iyo urebye iki cyumweru gitambutse turi mu cyunamo, hatambutse ibiganiro byinshi, hatambuka ubuhamya bwinshi, hatambuka amarira menshi, hatambuka akababaro kenshi. Ibyo byose kandi si ukuba ko bije bitari bisanzwe, ahubwo nuko mu kwibuka nyamuneka tuba tugomba kumenya ko ari igihe kibabaje. Twibuka akababaro gakomeye kabaye muri 1994 ubwo Abatutsi bicwaga bazize ubwoko bwabo, ubwo Abatutsi bicwaga bazize uko Imana yabiremeye kugira ngo batsembatsembweho, kandi batsembatsembweho n'abandi banyarwanda. Niyo mpamvu naho Imana wicaye mu Buraya, wicaye mu Faransa, turi kumwe n'igikunde cyawe, abo bose bahakana bagapfobya Jenocide yakorewe Abatutsi. Muzahera mu rungabangabo koko, muzahera muri ako kazu mufite nako kari mu gusenyuka, kagasenyuka kabasenyukira k'ubugome, k'ubugizi bwa nabi, ko gutegura ayandi marorerwa nk'ayo twatambutsemo. Muzi abantu badushizeho, muzi ibintu byadushizeho. Nuko ngo uwatekereza gusubiza abanyarwanda muri kiriya gihe nuko ari uburwayi mu mutwe, nuko yabaye umugome pe. Niyo mpamvu ndagira ngo nongere mbibutse, muzageza he guhera mu rungabangabo. Nuko ngo kugeza kuri isaha ibitambutse muri iki gihe, muri iki cyumweru gitambutse cyo kwibuka, gifite ukuntu cyabakuye mu myanya mwari murimo, mwumva ko mushisha, mwumva ko mumeze neza mu bugome. Kimaze kubagaragaza ubugome, kimugaragaje ububi bw'ubwo bugome, kigaragaje ibyatambutse bibabaje. Abana bararira kandi batari bari icyo gihe, ariko iyo bari ibyabaye icyo gihe bakabarirwa ba sekuru na ba nyirakuru bishwe, bakabarirwa ba nyirasenge, ba nyirarume bishwe. Amarira aragwa, akababaro kakaba kenshi. Niyo mpamvu muheze mu rungabangabo. Niba muri mwe harimo abagifite umutima nawe, niba muri mwe hari abagifite mbese ubumuntu, nagombye cyangwa se twagombye muri rusange kubona hari benshi bavuze bati reka dusigeho, reka tureke ubugome bwacu, reka tureke imigambi mibi, kuko aho yerekeza ni habi cyane, kuko ibyakozwe twabonye ingaruka zabyo. Ariko niba muri mwe hari ababikoze bakaba batarihana, bakaba batarumva ubugome bwabyo, muracyakomeje imigambi nk'iyo yose. Abashakashatsi n'abandi bose bahanga bakurikiranye amateka ya Jenocide aho zakorewe hose, babona ko iki gihe abantu benshi bahinduka abarwayi, babona ko iki gihe twicayemo abenshi bashegeshwa n'amateka y'abantu. Ariko babonye ababahumuriza y'amateka roba, babonye ababwira bati ninjye waguhemukiye, aruhuka agacika bugufi, akumva ko hari ikintu gihindutse mu buzima bwe, mu bugingo bwe, mu mibereho ya buri munsi. Akumva ko wa wundi yitaga ko ari inyamaswa yisuye akagahindutse umuntu. None se muzapfobya Jenocide yakorewe Abatutsi, mwipfobye muzi ko amahanga ako kaga, ubwo bugome bwemewe ku mugaragaro, bwemewe mu kwandikwa mu bitabo, bwemewe benshi, ndetse bakaba bafite iminsi bashyizeho kugira ngo bibuke ibyangiritse, abangiritse n'abacitse ku icumu. Ndagira ngo twibaze,
cyane cyane abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, nagira ngo aho hantu habaho umukoro muwicara naho muri mwibaze muti twicaye turi hehe, twicaye turi ku bintu bizima cyangwa twicaye turi ku bintu bifite ingaruka mbi cyane. Umunyarwanda yaravuze ngo intarukizi y'amazirantoki irayitera. Ubugome uko bwameze kose, aho bwabutegurirwa kose, uko wumva ubuteganya kose, ukabuplanify, ukabikora plan, nawe uzaba uri mu bazaguhitanwa n'ubwo bugome. Tuzagira ikindi kiganiro gisa n'igikurikiye iki, kuko n'icyo ubushize twarebye uburyo muhakana jenoside yakorewe Abatutsi, mukayipfobya mu magambo, muyagira ibikini, muyagira ngo muravuga neza, muyagira ngo murumva ko muri ibitangaza, ariko ntibishoboka. Ari mu magambo, ari no mu bikorwa mutegura, mwandika mu binyamateka, muri za televiziyo, mu mbuga nk'izi nkoranyambaga, mukibwira ko muri kugira neza, mukibwira ko muri kugira abo munezeza, cyangwa se mukibwira ko mubisaruzamo amafaranga wasaruza ku muntu wapfuye, urumva yakuzakugwa neza. Umutungo w'abarajyanye kuba umuntu wapfuye wakugwa neza. Ndakubaza padiri wahoze ari padiri Nahimana Thomas, ndakubaza Jean Paul, nawe wiha kujya mu gikunde cy'abangije abantu ndetse bakabona we mu gupfobya jenoside, uzi ko nawe ubwawe yakugizeho uruhare, ariko nta wakurenganya. Niba hari abagore batakamba ko ngo wagiye ubambuye ibyabo n'iminani n'ibiki byose, nibyo bikwicaje aho, ntukajye ubeshya abantu ngo hicajwe n'uko igihugu cyakugize gutya, wicajwe n'ibyo wakoze. Niyo mpamvu mbwira abantu bose bumva ko hari ibintu birega, mugerageze kwiyunga nabo mwumva ko mwahemukiye, mugerageze kurepara ibyo mwagerageje gusenya, mwongere mwubake imitima y'abantu yasenyutse, mwongere mwubake ibintu by'abantu mwariye ku mugaragaro, mufite imyanya myiza, mufite imyanya ibaha ubwo burenganzira, ariko nta mwanya ufite muhego gutanga bene ubwo burenganzira mwibeshya. Nuwuhe mwanya se wawe ufite? Ubuyobozi se? Umuyobozi afite uburenganzira bwo kurenganya umuntu cyangwa kumuhohotera? Ntabwo umuyobozi ari uwo nguwo. Nta nubwo hari ikintu na gito waheraho uvuga uti iki kirampa uhuru, kirampa uburenganzira, kirampa independence yo gukora ibibi byose bibaho. Ntabwo ubwo burenganzira bubaho. Reka kuko ari ikiganiro kigufi tuzakomeza kuganira, nongere mbasabe mwebwe abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ni abavandimwe b'Abanyarwanda nishe, ni abavandimwe b'Abanyarwanda no mu Gisogota bacitse ku icumu, ni ibisebe mwongere aho kubyomora. Ndabinginze mwirinde kugira ngo ubongere igisebe cy'umuntu uzi ko bamwe mu n'icyaho ngaho uzaba wishe n'abo wiciye, ukabongera ukabababaza, ukabongera ukabatonika, ukabongera ukabariza. Ariko mu gihe nk'iki cyo kwibuka, ndabararika ngo namwe mwibuke, kuko umunyarwanda hari hose agomba kwibuka akaga Abanyarwanda babaye. Ndashoje mbinginga mwebwe mwese ntavuze amazina, muri kwishyira muri ako kanya mu Rwanda, mugasa naho ntacyo mugihuriye, mugasa naho ntacyo mupfana. U Rwanda rwababyaye, u Rwanda rwabareze, u Rwanda rwabonkeje, u Rwanda rwabagaburiye, u Rwanda rwabarihiye amashuri, ndetse mugatambuka n'abagiye babafasha mu buryo bwo kwiga, abo mukabagandagura. Ndagira ngo mwibuke aho mwicare, isoni zibakore mu mwari. Niyo mpamvu navuze ngo muzageza he guhera mu rungabangabo, mufite guhitamo neza, mukava mu ubwo bugome mutegura, mukinjira mu mwanya w'Abanyarwanda bategura ibyiza by'u Rwanda n'iby'Abanyarwanda, mukabene Kanyarwanda waruhanze reka mbinginge ndetse nasoza iki kiganiro kugira ngo mukurikire Info France Rwanda. Twatangiye ibiganiro, turi kumwe n'abandi babitanga nabo, kuko abitanga ni benshi, kugira ngo bagarure imitima ya benshi. Muzi ko hari abataka bakeneye uko gutaka kwabo mugira icyo mubamarira kugira ngo kwa gutaka kuveho gushire. Ariko niba mwiyemeje kugira ngo kwa gutaka mukongere ubugome, mukongere imigambi mibi, murabatakisha kurushaho kandi muzagira ingaruka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo buri wese azihagarara imbere y'Imana. Aho hantu mwoshanye mwicaranye hamwe na Imana ngo niwe bayoboye, kandi nawe atiyoboye,
kuko yiyoboye akayoborwa mu nzira nziza, ibyo byose yabikura. Info France Rwanda yiyemeje kunga Abanyarwanda, yiyemeje kurarikira Abanyarwanda ubumwe, yiyemeje kugira ngo Abanyarwanda baryoherane, aho kugira ngo Umunyarwanda yumve undi amururiye ngo n'ubwoko n'ubwoko se niki. Ko muri paradizo muri Edeni havutsemo Adamu wakurikiyeho n'umugore wamuvuye mu rubavu. Ubwo murumva se isano bitaniye hehe ko ariho dukomoka. Mbibukije ibyo ariko nzabibutsa n'ibindi kugira ngo yibura aho ngaho muhibaze kandi muhisubize, aho ngaho muhibaze mwerekere mu cyanya cyiza cyane cy'Abanyarwanda bazima, cy'Abanyarwanda babana, cy'Abanyarwanda bakundanye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwenda utihanganirwa n'umwenda w'urukundo, kuko ikiri hasi y'urukundo, ikibuze mu rukundo kiba cyapfuye, kiba cyahindutse inyamaswa. Namwe rero niba urukundo rwabashizeho mukamwumva mwarahindutse inyamaswa, nimugaruke ibintu mukabaho. Ndabinginze rwose ku mugaragaro, amahanga yumva, bantu tubanye mu Bufaransa ariko no mu zindi za diaspora, ndabinginze ngo tugaruke kandi tugaruke neza. Imana ibagirire neza. Numva numvikanye, ntabyumvise neza nzagaruka ku bindi, kuko ibiganiro turacyakomeza kubitegura, turacyakomeza kubana n'abacitse ku icumu, twibuka twese abishwe bazira ubwoko bwabo, abishwe bazira uko Imana yabaremye, abatsembatsemwe muri kiriya gihe. Turagomba kubibuka kandi tukabibuka neza, turagomba kubunamira, tukabaha agaciro, icyubahiro kibakwiye. Nabo bari bameze nkatwe, ntacyo twabarushaga. Niyo mpamvu tumere nk'aho turi kumwe nabo, tumere nk'aho twaherekeranyije nabo, kandi Imana itugire neza, tubyumve neza. Aho murakoze, icyo nabongera kwibutsa ni ukugira ngo nyamuneka mukore subscribe, mwiyandikishe, mwiyaboneshe kuri Info France Rwanda, kuko ni umurongo utazigera ubatenguha, kandi uko mubonye amakuru anyuzeho mugerageze kuyasaranganya. Buri wese yoherereza undi. Mu cyongereza bavuga ngo to share, to sharing, no partageons, twerekeranyeho buri wese, kuko ibiganiro bizajya biganira hano bizajya biducyamura, bizajya bituha inama, bizajya bituyobora, bizajya bitugezaho amakuru nyayo ayongoroye, atavangiwe, nta binyoma, nta gupapira, nta bugome, nta bwanganyi. Imana itugirire neza. Nicyo ngicyo nagira ngo mbabwire. Ubundi rwose tuzakomeza tubaganirize kandi tugezeho ibiganiro bya bindi bifotse, bya bindi bidukura hamwe bikatujyana ahandi. Ndashoje kugira ngo Imana ikomeze ibagirire neza. Murakoze cyane, tuzakomeza ubutaha. Imana ibagirire neza. Murakoze.